igifu cyawe kijya kikurya ukumva kimeze nk'ikirimo ubushye cyangwa ukumva ibintu bizamuka mu muhogo, ubundi ukibaza impamvu uhora wumva umeze nk'ufite ibisebe mu gifu. Ariko se wari uzi ko bishoboka ko ikibazo utaba ugifite mu gifu nyirizina, ahubwo kiri mu nzira y'igogora hagati y'igifu n'umuhogo? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu abantu benshi bitiranya indwara z'urwungano ngogozi n'indwara y'igifu. Turebere hamwe itandukaniro ry'indwara y'igifu na aside itera ikirungurira, turebe uko stress yangiza igifu kurusha uko abantu babitekereza, turebe ibiryo n'imyitwarire bikongeza iki kibazo n'icyo wakora ngo wirinde iyi ndwara mbere y'uko ikomera. Mu gitabo cy'abadoctors Jonathan na Leonard cyitwa Why Stomach Acid is Good for You, kivuga ku ndwara zo mu rwungano ngogozi, basobanuye ko abantu benshi bibeshya ko barwaye mu gifu kandi rimwe na rimwe ikibazo ari uburyo igogora rikora nabi. Komeza urebe kugeza ku musozo kuko hari ibintu abantu benshi bakora buri munsi bishobora kuba ari byo bigenda bitera ikibazo batamenya. Ariko mbere y'uko dutangira, niba ukunda ibiganiro by'ubuzima bishingiye ku bushakashatsi, kanda like, ukore subscribe niba wari utarayikora, kandi unasangiza abawe iyi video. Karibu ku muyoboro w'utuntu tw'ubwenge aho mukura ubumenyi bwizewe kandi busobanuwe mu buryo bworoshye ku bijyanye n'ubuzima. Uyu munsi turavuga ku ndwara benshi bita igifu. Mu gitabo Why Stomach Acid is Good for You basobanura ukuntu stress, kurya nijoro cyane, inzoga nyinshi, imiti myinshi igabanya ububabare bita antidouleur cyangwa painkillers, ibi byose ari bimwe mu byangiza bucece urwungano ngogozi ariko bikitirirwa igifu. Reka duhere kuri iki kintu abantu benshi bibeshyaho cyane. Dore impamvu abantu benshi bitiranya indwara z'urwungano ngogozi n'igifu. Ibyo abenshi bita igifu ubundi mu mvugo y'ubuvuzi ni acid reflux, ni igihe aside yo mu gifu izamuka ikagera mu muhogo bigatera kenshi icyo bita ikirungurira. Mu buryo busanzwe hari agace gafunga hagati y'igifu n'umuhogo, ariko iyo kagize ikibazo aside irazamuka igatera gushya mu gatuza, kumva ubusharire mu kanwa, inkorora idashira, kumva hari ikintu gifashe mu muhogo ndetse no kuribwa mu nda nyuma yo kurya. Ikibazo ni uko abantu benshi bahita bavuga bati narwaye ibisebe byo mu gifu, nyamara si uko buri gihe biba bimeze. Abaganga bavuga ko acid reflux ikomeje kwiyongera cyane kubera uburyo abantu babayeho muri iki gihe. Stress nyinshi, kurya badakanja neza, kurya bwije cyane n'ibinyobwa byinshi birimo alcohol cyangwa caffeine, ibi byose bituma acide yo mu gifu irushaho kuzamuka. Hari abantu benshi bafata imiti y'ibisebe byo mu gifu imyaka myinshi kandi ikibazo ari acid reflux. Aho umuntu yakwibaza ati se none bitandukaniye hehe? Ibikomere biba ku nkuta z'igifu cyangwa mu mara bita mu mvugo z'ubuvuzi ulcer, akenshi biterwa na bagiteri yitwa Helicobacter pylori, cyangwa bigaterwa no gukoresha imiti ya antidouleur cyangwa painkillers igihe kirekire. Ariko acid reflux yo ni ikibazo cy'uko aside izamuka, byo nk'uko tumaze kubibona biterwa no gukoresha nabi urwungano ngogozi. Indwara y'ibisebe byo mu gifu cyangwa ulcer ishobora gutera kubabara cyane igihe umuntu ashonje, kuruka amaraso cyangwa kugira umusarani wijimye cyane. Ariko acid reflux yo ikunze gutera gushya mu gatuza, kubyuka nijoro ukumva ibintu bizamuka cyangwa kubabara nyuma yo kurya. Byumvikane ko rero izi ari indwara z'urwungano ngogozi ebyiri zitandukanye, ariko akenshi abafite acid reflux bayita indwara y'igifu, bikanatuma bayivuza nabi. Niyo mpamvu rero kwisuzumisha ari ingenzi cyane, aho guhita wumva ko ngo washaka imiti y'igifu. Muri iki gice cya gatatu tugiye kureba uko stress yangiza igifu kurusha uko abantu babitekereza.
Abantu benshi batekereza ko stress iba mu mutwe gusa, ariko ubushakashatsi bwa vuba bwerekanye ko stress ishobora no guhindura uburyo igifu gikora. Iyo umuntu ahangayitse, umubiri ukora aside nyinshi, igogora rigahinduka, n'imikaya n'imitsi bifunga igifu bigakweduka. Niyo mpamvu umuntu ashobora kumva igifu kimurya cyane igihe afite ibibazo byinshi, hakabaho kubura apeti cyangwa kumva uburibwe bwiyongera nijoro. Stress rero ntabwo ari ikibazo cyo mu mutwe gusa, ishobora no kuba ikibazo cy'igifu. Dore noneho uko imirire n'imyitwarire bikongeza iki kibazo. Hari ibintu abantu benshi bakora buri munsi ariko bikaba biri mu byongera acid reflux cyane. Icya mbere ni nko kurya nijoro cyane, kuko iyo umuntu amaze kurya agahita aryama byorohera acide kuzamuka mu muhogo. Icya kabiri ni ugufata alcohol cyangwa kugasembuye. Inzoga zituma nanone cya gice gifunga hagati y'igifu n'umuhogo kidakora neza. Icya gatatu rero ni ukwimenyereza cyane imiti irinda ububabare, iyi bita antidouleur cyangwa painkillers, hari nka za ibuprofene, diclofenac, aspirine ndetse n'izindi. Iyi miti ishobora kwangiza igifu no kongera ibibazo byo kuzamuka kwa acide. Niyo mpamvu bivugwa ko umuntu atagombye gufata painkillers igihe kirekire atabigiriwemo inama na muganga. Niba hari icyo urimo kwigira muri iyi video kugeza ubu, kanda like ubu ngubu kugira ngo iyi information igere no ku bandi bantu benshi. Kandi wakwandika muri comment niba warigeze kwibeshya ko ufite ibisebe mu gifu nyamara ari acide yabaye nyinshi. Mu gice gikurikira tugiye kureba ibintu wakora buri munsi bishobora kugabanya acid reflux nta miti myinshi ukoresheje. Dore ibyo wakora kugira ngo wirinde acid reflux mbere y'uko ikomera. Hari impinduka zoroshye zafasha abantu benshi. Icya mbere ni ukurya amasaha 2 cyangwa 3 mbere yo kuryama. Icya kabiri ni ukugabanya alcohol n'ibinyobwa birimo caffeine. Icya gatatu ni ukwirinda ibiryo byinshi birimo amavuta nijoro. Icya kane ni ukugerageza kugabanya stress. Icya gatanu ni ukunywa amazi ahagije ariko mu byiciro byinshi. Icya gatandatu ni ukudakoresha imiti igabanya ububabare uko wishakiye. Hari n'abaganga bagira inama yo gukoresha umusego mu gihe uryamye ukazamuraho gato umutwe kugira ngo acide itazamuka nijoro. Ariko niba ubona ikibazo gikomeza, uruka amaraso, ukagabanuka ibiro cyangwa kumira bikakugora, ugomba kwihutira kujya kwa muganga. Mu gusoza rero, rimwe na rimwe umubiri uratuburira mbere y'uko ikibazo gikomera. Kumva igifu gishya buri gihe si ibintu byo kwirengagiza, kandi siko buri gihe biba ari ibisebe byo mu gifu nk'uko abantu benshi babitekereza. Acid reflux ni ikibazo kiri kwiyongera cyane muri iki gihe kubera stress, imibereho n'imirire yacu. Ubutaha tuzaganira ku buryo 10 bw'imirire wakwimenyereza bikagabanya kubangamirwa na acide yo mu gifu. Ntimuzacikwe. Niba rero wakunze iki kiganiro, kanda like, niba kandi wari utarabikora unakande subscribe kugira ngo utazacikwa ibiganiro by'ubuzima bishingiye ku bushakashatsi tubagezaho. Sangiza iyi video inshuti n'umuryango kandi wandike muri comment ikibazo wifuza ko tuzakoraho mu zindi video zacu zizakurikira. Murakoze cyane kubana natwe, mugire ibihe byiza kandi mugire n'ubuzima bwiza.